Reka tubashimire cyane kandi tubifurize kugubwa neza nshuti bakunzi ba Shema Chronique mu bice bitandukanye muherereyemo turabasuhuje cyane kandi tubifurije ko amahoro y'Imana akomeza kubana namwe mu mirimo itandukanye mugenda mukora. Ni iby'agaciro gakomeye cyane rero gukomeza kubana namwe, ni iby'agaciro gakomeye cyane rero gukomeza kugendana namwe. Murabizi rero aka ni akanya kanjye na koromboka, aho tuba tugiye kugenda turebera paje zikomeye cyane, makuru menshi cyane, muri byinshi cyane. Ni mu gihe kandi dukomeza kugera tubabwira amakuru yose abarimo aragenda tugeraho. Bakunzi bacu turagarutse kandi tugarukanye amakuru menshi cyane, tugarukanye byinshi cyane mu byo tuba dukomeza kugera tubagezaho. Ni amakuru menshi cyane, ni amakuru menshi cyane abaramutse avugwa mu mpande zose. Murabizi ko iyo ndi kumwe na koromboka tuba tugiye kugera tureba byinshi cyane. Mukande subscribe rero dukomeze kubana muri aya makuru menshi cyane n'ibiganiro dukomeza kugera tubagezaho. Ndi kumwe na koromboka ku murongo wa telefone. Korombo, Yes, mvandi. umeze ute? Meze neza cyane. Ndashimira Imana. Yego rwose, igitondo cyiza mugabo. Igitondo cyiza ku bakunzi bacu bose bari hirya no hino. Ya. Umeze ute? Turaho, turashima Imana, turanezerewe kuko Imana iri kumwe natwe. Yego. Ya. Turi mu gitondo cya tariki 23 ukwezi rero urabyumva ni ukwezi kwa gatandatu, turi kwa mbere w'icyumweru. Reka twifuriza abadukurikiye wa mbere mwiza. Muri iki gitondo umeze neza, nicyo cya mbere wabivuze. Ndagira ngo utubwire umujyi wa Goma mumeze mute, mwaramutse mute? Umujyi wa Goma tumeze uko nguko gusa. Aho. Ariko nago navuga ati tumeze neza. Yego. Mpamvu nago navuga ngo tumeze neza. Urebye buzima ntago buriho. Yego. Cya kabiri turaye turi kumva ibisasu cyangwa ibibombe mu bice bya ruguru, mu bice bya Nyiragongo. Ariko kugeza n'ubu ntago turamenya ikiri kuja imbere. Dore ko ibinyamakuru byose byacecekeye ibiri kubera hano muri Rusayu na muri Nyiragongo. Oya, ibintu birimo biramuri iyi minsi itangazamakuru ryarabyihoreye, ryaracecetse ku rwego rukomeye cyane. Mu rwego rukomeye cyane. Birashoboka ko leta ya Kongo ntabwo igeze gushora mari mu itangazamakuru. Kandi biragaragara ko itangazamakuru zo mu baturanyi hano niyo ikunda kuvuga cyane. Yego. So rero nago bari kubivugaho ibiri kubera hano CMC Nyatura iri kubida cyane M23. Kugeza n'ubu bigaragaye ko bafite ubwoba bwinshi cyane. Yego. So mu mujyi wa Goma rero iyo wasiwasi irimo. Kuko bari kuvuga ati ese ejo bizagenda bite. Hari abandi bavuze ati reka tubike twacu. Kuko turi kubona ibintu ntabwo bimeze neza. Yego. Batangiye kubika imitungo yabo, batangiye kubika udufaranga twabo. Bamwe muri b'abaturage babanye na M23 aho ngaho. Yego. Bavuga bati reka tubike utwacu. Yego. Nyine batangiye kutwibikira mu ruhande bavuga ati ntabwo tuzi ibizaja kuja imbere. Ntituzi bizakurikira ibi. Cyizere cy'amahoro nta. Yego. Ya. Abaturage bamaze guta icyizere cy'amahoro. Icyizere cy'amahoro nta kihari. Eko bari barindiriye ngo ari sinyatire izaba butariki 15. Bikaba nabo byabatenguhe. Ubu ngubu bari kuvuga ngo kuri 27 zo kwa karindwi. Urumva ko iyo kwegeza imisi biri gucinege abaturage. Yego, uko gukomeza gusunika iminsi. Uti birimo biraca intege abaturage cyane rwose. Icyizere
cy'amahoro kiri gutaka. Yego, aho ni muri teritwari ya Nyiragongo. Ndagira ngo mu kanya gatoya ngire ngo mite nkumanukana tujye Bukavu, nituhava rwose twinjire mu isesengura amakuru turebe ku bya operation Shujaa. Nibyo bintu bibiri tugiye kuganiraho, ariko ndagira ngo dusoreze kuri Kene Rugaba. Ndaza kugusomera imbwirwaruhame yaje kugena ku rukuta rwe rwa X, aho yagiye avuga byinshi cyane. Ndagira ngo utwapudetinge epfo za Bukavu byifashe bite, bihagaze bite none aha ngaha? Ibukavu naho biracyari gahoma munwa, aho twari tuzi ko imvinzo ifite imbaraga, ariko urabizi ko bakimara gufata Bukavu, Colonel Nanga yavuze ngo mu minsi 3 yonyine bazaba bamaze gufata Uvira, Kalemi, Kisangani. Yego, noneho habaye imyezi angahe. So ubona ko Uvira yabananiye. Yego, noneho Bukavu nayo none bagiye kuyibakuramo. Yego, uko igisirikari cya Kongo kizwi nka cy'abazarendo, yego, kirimo kirakora umuti. Ubu ngubu Bukavu imaze kuzengurukwa, abazi Nyantende, abazi Panzi, abazi Nyangezi, hariya hose basore bacu barahari. Hari abagira bati ese izi axe 3 zose bamaze kuzikandagiramo, bagira na Kaduti ndiyo sinyibuka wayinyibutsa. Ni 3 komine 3 zose bamaze kuzikandagiraho, aho M23 ntabwo ishobora no gukandagira na gato. Igarukira ku metero 200 ugiye kugerayo igakata. Yego, so urumva ko ubwoba nabo ni bwose, uko nabo ntabwo bakiboneka kuba benshi. Yego, uko amamodoka bafite ugasanga harimo abasirikari 4, baba benshi ni 6. Kiriya gitsiri cy'igisirikari ntabwo kikiboneka. Ahubwo abantu baba bibaza ati babandi bageze kuboneka mu mujyi wa Bukavu bakazamuka baragarutse, byarangiriye babandi bakoze maonesheyo. Tugeze kubona murongo munini cyane w'abasirikari benshi cyane, ariko ntabwo tugeze kumenya iherezo yabyo byagenze bite. Ntabwo bagarutse. Abandi baravuga ati barashiririye iyo ngiyo. Yego, so urumva ko bazarendo nagare abantu bakinishwa. Yego, n'abantu nabo bafite indi mbaraga ikomeye cyane, nyinshi cyane ahubwo. Kandi barimo barerekana ko Kongo yabyaye umwana w'umusore. Aha, aho rero ni Bukavu. Harabibaza ikibazo kigira kiti ariko se bazahora bazenguruka, abantu babasubiza iki none aha ngaha? Bande bazahora bazenguruka? Abazarendo. Zenguruka nyine nkuko tubabwira tuti bahazengurutse, ejo twavuga tuti baracyahazengurutse, abantu babibaza bati se ni strategie militaire cyangwa strategie de guerre. Iyo ngiyo ntago twababwira ngo muri kino no kuzenguruka mukoro oya, bo bagomba gukora uko babizi, uko babigiye cyangwa se uko nabo babibona. Nyine hari ukuntu umuntu aba yibaza ngo muzakora guco na guco ya. Hari ukuntu umuntu aba yibaza ati se ubwo ko badafatiye Bukavu kandi bimeze bite? Erega iyo ni mujyi mukuru kandi ugomba kumenya ko ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo. Yego. Kandi commandement militaire itandukanye na commandement civil. Commandement militaire urasa batakubwira ni kuvuga uba wakoze icyaha cy'intambara. Yego. So rero ubona ko Bukavu na shamba ihari n'amazu ibyo kwitondera. Yego, uti Bukavu nta shyamba rihari, nta mazu n'ibyo kwitonderwa. Niyo mpamvu nabo bicaye ahantu bashobora kwegera agashamba gatoya. Yego, ngira ngo baje bakora ikintu kitwa doria. Yego. Ya. Ku muntu umaze ugeze kuko
ukora gisirikare we arabizi cyane, aba yumva ibintu turi kuvuga ibyo ari byo. Kuriya musirikare kurwanira mu ishyamba biramworohera cyane kuruta kurwanira mu baturage, kuko ushobora gukora ibyaha n'ubundi utateguye. Yego, erega nuko barwana ariko hari abantu babagenera cyane. Muhozi rero abagize gutya ajya, ndavuga ngo yagiye ahitwa i Kinshasa ahura na perezida wa Repubulika Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nyuma yo guhura rero nagiye mbona ibintu bitigeze bishimisha abantu. Yaje yandika iri jambo rigira riti ngira ngo tugire tunarisesengure ku rwego ruri hejuru cyane. Nabonye n'abanyekongo ryatangiye kuba confusinga ku buryo bunakomeye cyane. Mu by'ukuri navuze nti ibi bintu uyu mugabo yanditse ntago abanyekongo bari bifate neza pe. Ibyo nabitekerejeho nabivuze, ubwo ndimo ndarishaka aho riri, aho narishyize kugira ngo mbanze ndi gusomere ubyumve neza. Aranambwiye ati maze iminsi niga ururimi rw'icyongereza, congratulation kuri koromboka, byiza cyane rwose. Ariko aza gusubizwa Kayine Rugaba rwose batwihanganire, ndimo ndareba aho narishyize hano mu rwego rwo kugira ngo mbibabwireho tubibabwireho. Ko ndeba yarisibye Korombo ko yahise arisiba, bivuze ngo ibyo yaba yanditse nawe yababa, ariko muri make yabaga yanditse iki n'imbogeze ku iso. no kuvuga ngo yari yanditse ngo Kayine Rugaba Muhozi yari yanditse ngo abazarendo ntago ari igisirikare. Urimo urabyumva? Ati maze kwemeza ko ngiye gufatanya n'ingabo za Kongo. Atariko yes naribonye yanditse ubundi yabanje arandika ati bazarendo ntago, ati wazalendo are definitely negative force. Believe the joint force of UPDF and FARDC will attack them wherever we find them unless they are clever enough to surrender. Ni ijambo rikomeye uwitwa Muhozi Kayine Rugaba yanditse. Nyuma arongera arandika ati wazalendo have been killing our people in the areas along our border where are not deployed. We will not wait to take them on you. You kill our people, you will pay. Uwo ni Jenerali Muhozi Kayine Rugaba. Navuze ntibi nibyaganire na Tshisekedi. Ese ibi bintu abanyekongo ubwa mbere yabanje aravuga ati wazalendo rwose ni nk'abantu babi, ni imbaraga mbi. Ati nizera ko ubufatanye bw'ingabo zanjye UPDF n'ingabo za Kongo FARDC tuzabatera, tuzabasanga aho bari hose. Ati keretse niba bafite ubwenge ibyo ngibyo bari kuvuga buhagije ngo rwose bwo kwigira inama yo kuvaho bari. Igitekerezo cye ntago afite igitekerezo kizima. Yes, umuzarendo yego ashobora kuvuga ati ntago ari musirikare, ariko ni umuturage. Wayica abaturage? Yego, ibyo bintu umuntu bita Muhozi yabivuze. Ndavuga nti se ibi nibyo. Ati abazarendo bagiye bica abantu mu bice bikikije umupaka wacu. Arabesha. Urumva ko nizo speech yagiye. Ambwire Ituri bazarendo babikoze. Yego. Ambwire mu gice gace ka Ituri aho bari. Yego. Oya mu bice ngo bikikije barimo bashinja mu bice bikikije umupaka we. Umupaka we yahehe. Nkavuga ndi ko anyereke umupaka imwe ituye mu bazarendo mu gace arimo ka Uganda. Ubwo rero ni ibyavuze ibi bintu navuze nindaza kuyikubazaho tubisesengure. Uriya mugabo ashobora kuba Nyarumogi.
yego ashobora kuba afite akabazo k'urumogi. yego. Ni Kayine Rugaba rero, ibi bintu urabona ubufatanya abanyekongo muri bubwumve? Aya ntabwo twaba tubyumva, n'ubundi baba bari mu buryo butemewe n'amategeko ya societe civile. Baba bari mu gihugu cyacu tutabishaka. Yego. Kuko tubizi neza ko nabo bari inyuma y'ibikorwa biri kubera muri Kongo. Yego. Aha. Ibi rero ni ibintu biba birimo biragenda bivugwa, tuvuga tugenda tubirambura mu minsi mike cyane. Turaba tunatangiye kurambura page zikomeye cyane, ndi kumwe na Koromboka mu makuru menshi. Tuba tugira ngo rero breaking abantu bwana Koromboka, nagira ngo tubwire abantu ko twamaze kugaruka wese 5 kuri 5 tugeza abana makuru yose. Ni iby'agaciro gakomeye cyane rero, reka nkushimira wa mugabo we ndetse nanashimira abakozi bacu rero mu bice bitandukanye muherereyemo. Reka mbifurize ko amahoro y'Imana umugisha bikomeza kwana namwe mirimo itandukanye mugenda mukora. Ni Shema Cornique mu makuru menshi rero natwe dukomeza kujya tubagezaho, tuyarambure 5 kuri 5. Murakoze, murakarama mu bice bitandukanye muherereyemo byose. Imana umugisha ikomeze kubana namwe.